mukaba mwarangiriye icyizere nyakubahwa perezida wa repubulika mukangira umunyamabanga wa leta. Hari ibintu nabonye natanga inama ko byasigara muri 2019. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ntabwo abanyamuryango dukundana. Abanyamuryango bari hano buri wese afashe mikoro akavuga umunyamuryango mugenzi we wamuteze imitego abishaka, wamubeshyeye abishaka, hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera kwa SG y'umuryango, SG akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota, utigeze utekereza, utanarota n'iwanyu batarota. Noneho yabikubaza ukamera nk'uwumye, kandi ubundi umuntu ubuze icyo avuga abameze nkaho ibyo bamubajije ari byo. Nyakubahwa chairman, rwose ntacyo mutadukoreye, ariko uru rubyiruko n'abo bakuru uyu munsi tubarahiriye ko nta muntu uzongera kubeshya, nta muntu ndabeshyera. Ariko ntondekanyije nkabwa nk'umwanya tivuga wakubeshyeye n'icyo yabeshye, mwakibaza aho icyo tuba tubishakamo ntabwo bibereye umuryango, kandi biratudinze nyakubahwa perezida wa repubulika. No kuvuga ngo kwa kubaha amahame n'ibyemezo by'umuryango n'icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman, iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe ababahemukira nyakubahwa chairman ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Abakurambere bacu rero bo bavugaga ko iyo indagu yashumbwe n'inda, iki gitekerezo muri iki gihe ntabwo abantu bacyumva. Kugira ngo inda idasumba indagu, abantu bumva ko ari inda